murakoze. Nitwa Ma Darto Teta Sabine. Nitwa Teta kugira ngo tubyoroshye. Nanjye nkaba ndi muri komite, the Secretary of Youth Advisors to Africa Scout Committee. Twe turi urubyiruko rugira inama cyangwa se rutanga ibitekerezo by'urubyiruko kuri komite Fani abarizwamo. Ubwo nyine twegeranye gutya gutya. Njyewe icyo nshinzwe ni ugutwara ibitekerezo byanyu mwese nkabivana ahangaha yaba mu Rwanda yaba hehe uko yabibabwiye, nkabigeza kuri komite yabo kugira ngo umuryango wacu w'urubyiruko ukomeze utere imbere kandi twabigizemo uruhare mu kubaka umuryango wacu twifuza. Murakoze. Arakoze Madato. Turi Madagascar rero, mbere y'uko yiyamamaza yadusangije agasitore cyangwa kuvugaho mu magambo make. Afite imyaka 9 yari muri komite y'abana ahantu avuka. Noneho batumiza inama ari mu nteko. Babatumiza mu nteko, ageze mu nteko kubera inteko ukuntu zireshya, afata mikoro avuga igitekerezo. Abantu bicaye inyuma bakayibwa ngo uwo muntu ari kuvugira hehe. Bamusaba yuko yurira ku kameza kugira ngo abashe kuvuga igitekerezo. Uyu munsi arabibabwiye ibyo bafanye bafataho ibyemezo, ibitekerezo bagomba guturuka kwa ba Madato n'abandi bari muri komite 7 cyangwa 8 muri Afurika yose. Impamvu yo muri basangije imanza kuyiha amashyi bavuga nuko kimwe mu by'umuryango w'abaskuti ugomba gukora haba mu Rwanda haba no ku isi, ni ugufata abo bajene baba abahungu abakobwa bari hirya no hino bashobora kuba bavuga ibitekerezo ntibigire aho bigera kubera yuko batari kuri mikoro cyangwa batari hejuru ku meza, tukabibabaringa kugeza ubwo baba bambaye papo cyangwa se andi makurere aho bazaba bari mu bice bitandukanye. Murakoze. Igihe cy'inkuru kirarangiye kandi noneho ninjiye mu ijambo nyirizina. Ndavuga ijambo rigufi cyane. Ubuskuti nukuvuga ngo ndashaka kubaha imibare 3 yihuta. Buri munota ku isi haba hari abantu 2 cyangwa 3 banduye agakoko gatera sida. Aho twagendera muraza gukora imibare. Buri masegonda 30 ku isi hari umuntu uwigerageje kwiyahura. Muri abo babigerageje mu munota umwe, umuntu umwe n'ibice 3 bwikubye 3 biba 3 n'ibice 9. Mu minota 3 haba hari abantu hafi 4 bapfuye bazira kwiyahura. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane biba iyo abantu bari ahantu habi igihe kibi bari gukora ibintu bibi. Cyo nagira ngo rero mbabwire abari aha ngaha cyane cyane ndeba abarengeje 25. Ubwo harimo barikaho abamambere ba bodi turi kumwe, abakomiseri w'uturere. Nagira ngo nongere mbashimire yuko mu mwanya wanyu, mu bumenyi bwanyu, mu bwenge bwanyu, mwarose mwiyishyuriye minerivare, mufata mu mwanya mukavuga ngo reka tuze dufashe umuryango w'urubyiruko, umuryango w'abaskuti. Kubera yuko ibyo dukora ubu aya masaha tumaze aha ngaha, hari umwana ushobora kuba amaze kwiga kumura umugi mu kanya. Ndabeshya aho mwiga ku mashuri ntimubazi bamura umugi. Ejo bundi hari umuntu wambwiye yuko aturanye n'ishuri ariko akaba ari ejo bundi yahoraga abona abana baza bicara batazi ibyo bajemo, agiye muri toilette asanga harimo inshinge bakoresha baba mu biyobyabwenge. Ni amahirwe dufite y'agatangaza uyu munsi abajene baba bari aha ngaha bari gukora ibindi bintu byiza bibaha morale bishobora gutuma nyambwira abantu ngo nta mujene ushobora kwiyahura w'umuskuti ku wa 3 azi ko ku wa 6 hazaba jeune de Christ cyangwa hazaba semaine skuti nk'iyi, kuko haba harimo ibyiringiro by'ejo hazaza. Nagira ngo rero nshimira abantu, nabanza gushimira abantu turi kumwe muri board
bode national nagira ngo bari hano bahagurutse nta rindi jambo ngo turajya duhaguruka mbashimire ku mugaragaro Deputy Chief Commissioner, Secretary General, Commissioner wa Institutional Development, abandi bari hehe ubwo n'abandi bari hirya no hino kuri organisation nagira ngo bashimire kugira ngo umusaruro w'imvune zacu kugenda mu minsi yashize twahuraga n'ijana abambaye uniforme ya Dani Kaveni uyu munsi bageze kuri 88 ariko barimo no kuza benshi nakoze cyane nagira ngo mpamagare abakozi b'umuryango abakozi permanent b'umuryango kuko ari batanu niba bahari bahaguruke vuba habonetse umwe babiri hari National Executive Commissioner hari Director wa Centre de CFS ya Huye n'abandi muraza kubabwira ko twabashimiye namwe murara amajoro kugira ngo ibikunde kandi byakunze abandi rero abakomiseri b'uturere bari hano nagira ngo namwe muhaguruke abakomiseri b'uturere aha ndabona ari bane hari n'abandi bari hirya no hino nagira ngo namwe mbashimire na Fabien wavuye Gisagara Policarpe wavuye Gakenke Amede wavuye Kicukiro ni hano hirya na Vincent wavuye Ngoma na n'uwo yasimbuye nawe bari kumwe nagira ngo namwe mbashimire uyu wari komiseri w'akarere ka Ngoma ngira ngo mbashimire ariko mbibutsa yuko dufite inshingano zikomeye ejo nakoze umwitozo wo kubabaza kuri gurupe reka noneho mbarege bivugire hano ndavuga ngo buri muntu nanyandikire umubare w'amayinite afite mu turere nyine ntabwo imibare ndi wivuge ko hano harimo nyine n'abashyitsi bo kuri resiyo ako nyine niba uri komiseri ubwo muze kukamfatira akangaka ko muzanakangatire niba uri komiseri w'urugo abasukuti mu karere ufite inite wenda nk'icyenda cyangwa 14 nyine ushyiremo agateke turaza kugenda tubikoraho ariko aho mugejeje mukora hamwe munaho ndabashimira nka Fabien kuba yahugukanye n'umwana Gisagara bakagera hano ni ikintu cyo gushima mwakwiyicaye ibi byose uniforme twambaye furari twambaye amasezerano bamwe bagiye banagira bikabanza kubacanga byose ni youth program nagira ngo David abanze haguruke tudafite youth program ibyo dukora byose byaba biri mu mazi ubanze kwamasi David abamambere ba komisiyo ariko uranya umuntu wese uri muri komisiyo hano komisiyo y'event ya Mutware komisiyo ya communication ya Mede abantu bose bari muri komisiyo bahaguruka babaye batatu gusa aha iyo amategeko uyu ni ushinzwe abakuze bari mu sikuti Brigitte ari mu mahugurwa n'abandi ndagira ngo nabo mubamaze vuba vuba tugire sandrine ambwe kari kumbarira iminota so nagira ngo mbashimire cyane namwe politike mushyiraho ibikorwa mushyiraho ngana ku musozo ngeze ku baparteneri hari abandi banyibikije nagira ngo ngere ku baparteneri mbanyuremo nubwo batari hano ariko bashobora kuzabona iyi video bakamenya ko tubashimira ndabanza gushimira cyane Minisiteri y'Urubyiruko kugira ngo uyu munsi banatwereje intumwa ni abantu bacu natwe tukaba babo urubyiruko turera n'urwabo ariko ni n'urwacu gufatanya kwacu kugira ngo bizatugeza kuri byinshi kugira ngo intumwa ya Minisitiri yabivuze nagira ngo nshimire RGB na PNUD kugira ngo imwe mu mishinga tumaze igihe dukora yafasha abajene kuva ku nabo kugera ku yindi twayifashijwemo na RGB ku nkunga ya PNUD abo nabo turabashimira ndashimira kandi Eric Frank Trust kugira ngo dufite projet irimo kuraninga Food for Life ni leadership ahari barimo ngira ngo narashimire cyane Safe for Common Ground yanga ababone ibimodoka bibiri tujya tuvimviramo hariya nibo baziduhaye nubwo badahari ko ibikorwa byabo biracyahari ngira ngo ntabwo buhamya ko bari bafite abaparteneri bagera kuri 16 baravuga ngo mubo bakoranye bose abantu babonye bakora ibikorwa bigera muri communauté
za Gicumbi muri Sayo, i Nyamasheke, i Macuba iwacu n'ahandi, asanga ni abasukuti ku modoka 3 bari basigaranye baduhame ziradufasha cyane, zirimo no gutuma usukuti ukomeza gutera imbere. Ndashimira Imari Limited cyangwa Imari World Limited, ngira ngo ushinzwe marketing yari yabitubwiye, nabo baradufasha cyane, nabo badufasha mu by'amatike, abashaka technology nabo bazabarebe, ariko n'ibi bikorwa babiteye inkunga. Shimira Igisubizo Limited. Igisubizo Limited ni entreprise ya Komiseri wa Gasabo, iradufasha cyane, bafite alimentation irimo ibintu byinshi bitandukanye. Rero haba muri opening yabereye Rusizi, haba no muri closing uyu munsi badufashije. Tudafite abafatanyabikorwa ntabwo twabigera. Ejya ngo ngaruka ku bantu muri kubona hano iburyo bwanjye bambaye imipira y'ubururu. Murabazi? Kare twabinyuzemo twirukanka, ariko nagira ngo mbabasobanurire, ndahari n'umwanya perezida wenda abasuhuze gatoya. Ni Rasare, ni umuryango w'abantu bahuriye kuba barabaye abasukuti bakiri mu myaka nk'iyi yacu. Murabona benshi udafite uruhara afite imvi, udafite imvi yaradesandarajije. Baricaye rero baravuga ngo ko tutakiri mu baformateri, ko tutakiri muri bodi, ko tutari district commissioners, wakwishyira hamwe tukatugira ahantu duhurira tugateza imbere imiryango y'urubyiruko. Haba umuryango nyirizina bashaka ari w'abasukuti, ariko umwana iyo akuze yateye imbere, iyo agiye gukora igikorwa cyiza ahera iwabo. Ndabeshya? Bazajya gufasha abagide, bafasha abasaveri, bafata abarajekura, indi miryango ni abakuru ruje, ntabwo natwe bazaduhera. Muhemwe iminota 2 abitubwireho perezida sikuntu bazaduhera. Ababyemera ni mu amashyi ko bafatanya natwe. Murakoze cyane, ndabashimiye mwebwe mwese muri aha ngaha. Ndashimira Komiseri General w'abasukuti. Nk'uko bivuze, turi umuryango w'abakuriye mu busukuti. Twese uko mutubona duhagarariye abandi batabasha kuboneka uyu munsi. Twanyuze mu nzira systeme ya progression mu gisikuti twese. Hanyuma uyu munsi kuba tutari active mu nzego z'ubuyobozi bwa gisikuti mu Rwanda, ariko dufite forum duhuriramo, kandi nk'uko bivuze abafatanyabikorwa ba mbere dufite twifuza gukorana nabo kandi bizatunezeza gukorana nabo ni abasukuti barumuna bacu, kandi namwe muzajya muza mudusanga, tubahaye ikaze bazajya bava muri systeme ya progression, mujye muza dukorane, dufashe barumuna bacu, duteze imbere ubusikuti mu Rwanda no ku isi muri rusange. Murakoze. Reka rero sozi ngira amahirwe iyo ntataye mu kipa mfite, wenda nafata n'umunsi wose kubera ibyishimo. Ubusukuti nsoza rero navuze yuko nshimira buri muntu uri hano. Haba nagira ngo mpamagare Damas ndamwegera hino. Ngira ubwoba yuko manda nirangira, manda yanjye isigaje imyaka 2 n'iminsi 97, ndayibara buri munsi. Ngira ubwoba yuko manda nirangira nshobora wenda kutazongera kuboneka. Ariko Damasi umushize twahuriye muri opening, twe turi muri Rusizi, twajyanye Rusizi. Ni umuformatero kuva mu 1984. Abantu bari baravutse muri 1984 hano rero bazamura akaboko. Ahangana muri abenshi ndabafite muri mwebwe mwajyaga no kuvoma. So icyo nashaka kuvuga ni ukubona abana nk'abana bari hano b'imyaka 8-9 barimo kuririmba babyina bishimye, tukabonamo ba Mandarito n'abafana bari muri 30 n'ingahe bari kuri regio. Ariko tukaba dufite n'umuntu ufite imyaka 70, sinzi niba naye kuyigira mike 71,
acyambaye furari ye, formateur tuwa bishete. Kwa gatandatu twari turi kumwe Rusizi muri opening, kandi Butare mu rugo ni Rusizi, twari kumwe Rusizi, yaje n'ahangaha. Nkavuga ngo nagira ngo mushimire buri muntu wese uraha urengeje 25 ugifata umwanya akavuga ngo reka ngaruke njye guforoma abana b'u Rwanda bisi. Ngira ngo mumere amashyi n'izina rya Yesu. Abandi bantu rero ushaka ko dushima dufatanyije twese, abaseribateri bari hano biraza kubagora kubyuka, ariko n'abantu bari hano bafite ingo, abantu bajya bambaza yanashyize kuri za status bakavuga ko abana bawe bakubona ryari. Amahirwe ngira bamwe bari hano, abandi bari muri internet. Ahubwo buri hari abantu tugomba kujya dushima ku bw'uyu muryango, abo twashakanye, abagore bacu kubona baduha impushya, abagabo b'abagore barimo ahangaha bakabaha impushya. It is not easy muri iyi minsi n'isi turimo y'ibiriro n'imihuro. Babazi ibyo mvuze barabyumvise, akaguha uruhushya. Sembori kuma hari umuntu ageraga mu mashingiro uyu munsi Buskuti Sandrine yihangana kandi mukuri pose. Wa gatandatu tugiye kujya i Rusizi, nari kumwe n'umuntu ubwo nari naraye mvuye, naraye igeze i Kigali saa 8 z'ijoro naniwe. Umuntu wantwaye ari hano ngira ngo noneho twakererewe, abantu bageze za Runda, turi kugenda yitaba telefone. Noneho yitaba telefone avugana n'umuntu, hajya numva arukubwa ngo ariko se ko nakererewe, ngo reba twakererewe ngo watse tukagenda. Sinumva ko ibyo ndarimo kuvuga, ariko amaze gukupara bimbwira. Umudamu we ngo yarahindukiye, umugabo amaze gusohoka yiruka, asanga ngo agiye yambaye ubusa. Kugenda yambaye ubusa, mvuga mu bakristu tugira ibirango nyobokamana cyangwa bagitabuta. Asanga umugabo we asohotse mu rugo, ishapure arayisize, impeta arayisize, umudara arawusize. Nagera ndamubaza n'ibindi menya byari nka 6. Arangije arambwira ngo ntabwo ushobora kurengaho wambaye ubusa, urugendo mugiye gukora ni rurerure, mukeneye kujyana intwaro. Niba ari iz'ijoro sinzi ko ndibubyita. Agati gumaho mfashe moto, afata moto ahita amanuka adusanga Nyabugogo. Erezo mangesha kure yanjye nayizanye, abaramuhaye. Abantu barebye filime ya Komanda ajya kubohoza umwana we n'abandi, muribuka Komanda amaze kwambuka amazi, atangiye kwambara icyuma hano, agashyira grenade hano, agafunga umukandara, yisiga ibintu. Kanyangira twari twicaye mu modoka, madamu we mbona arabimuzaniye, ashyiramo ishapure, akubita n'impeta. Arangije yambara udukomo hano, nacyo ngo cyaraherushize umugisha, byari nka 5. Madamu turamusezera aragenda. Ndamwani Kanyangira, ibi bintu ntabwo bibaye barasa. Reka mbabwire ibintu 3 byatubayeho. Tugeze muri Nyungwe, babogo bari twari turi kumwe. Hari ahantu twageze muri Nyungwe hagati hatabona kubera igihu, hari hicayemo umuntu mu muhanda hagati, niba yari guterekera, niba yari kubiki, ariko twarahageze. Kanyangira agenda mu cyaba ati sinzi ikintu uri kubona. Tubona n'umuntu wicaye n'agafuka. Nabandi uribuka bakubwira ngo ntugende wambaye gusa, wari kuza swati ukamugonga, tukagwepfo ukamukatira tukagwepfo. So hari byinshi Imana yagiye turinda rero. Ngira ngo nongere mbafusabe, nshimira abafasha bacu batureberera bagasigara ku rugo, bagasigara n'abana. Ngira ngo sabe madamu wa Kanyangira ntabwo yari umuskuti. N'ababyeyi baduherekeza n'iki. Kanyangira rero yahise ambwira ati uyu muntu uko yatubaye hafi, birasaba iki kugira ngo tuzamwinjize mu muryango w'abaskuti? Ndamubwira nta kindi bisaba, tuzamwambika furari. Kanyangira ni formateri, ashoboye nubwo atarabirangiza. Abahungu bakanyangira nabo ntibaze,
uko umwanya muduha muri ibi ngibi tuba twagombye kubakoresha amadevuwari, tuba twagombye kubajyana mu bikinisho. Ni naho ngaho ubundi ndi gusoreza ijambo ryanjye, mwinjiza mu muryango. Ubutaha rwose nzaturujyana ubwo muzajya bijya. So ubwo mwarasezeranye ariko muhagarare iruhande rwa mama. Abana bacu iyo twaje muri ibi ntabwo tuba tubakoresha devuwari kuko biri ngombwa, ariko barihangana. Icyiza ni uko mubona ba mbere nimutsinda. Reka mwambike rero. Ubwo Kanyangira ntawe uhari, ariko abagabo nyine ni uko nguko bahora bagenda, ari mu kazi. Reka mwambike ubundi kugira ngo tumwemere ofisiyelema. Turaririmba igitero kimwe cy'indirimbo yo gusezerana. Ibisigaye Kanyangira azamuhugura, ibitazanyura mu matwi bafite umuntu baziyaranja nabo ni bakuru. Murakoze cyane. Ubuskuti mbanze mwambike, ndasoza no murakoze cyane. Ubuskuti